aho Imana igeze ikora kabisa. Umva nashinze Imana Jessica mbwira ikintu nashinze Imana yaramvanye mu kabari ndi umumantuzi ikabimaye akabari kamaboti mwese munyandikira hasi ngo congratulations Jessica ikama n'amaroge ahubwo nabyo bishyireho nako mwandike congratulations Jessica Lopez batagira ngo ningiye muri gwa congratulations ba Jessica babiri ndabeshya Jessica ubu washinze iki Imana sheri na kimwe pe none urumva ningira n'amahirwe sinakankubita zira boro itureba wa live nazaba nkora umva arahita hashya dagapfa Jessica bayi muki mutapinga aibo dore ni uzi ko ari kutaramara n'umwaka hano kuri TikTok dore ibintu umaze kugeraho igare wala reba ibintu byose umaze kugeraho congratulations for me Lopez tuzakurogasha ahubwo nk'aba ex banjye mwanaye muzi ngo ndi ikigoryi wasinzegera mbo mu kintu wanditse hano munsi ngo ahubwo ni mu bwenge ujye wizira hano buri gihe utahana amakoyini ya birafasha kuko ahantu ugeze birashimishije uyu muntu yitwa Ndem ubivuze muri comment yitwa Derema umva abanzi banjye ni mwihangane Uwiteka arabikoze ntabwo nzongera kuburara bari kwandika ngo congratulations Lopez nose Jessica ubu simfite ibitoki n'ibirayi n'imiceri n'ibiki byose ubu umuntu yaza ashonje simugaburi ntabwo byashoboka sheri kereka nibagiwe Imana yankuye abantu ba mbere nishimiye bageze kuri izi platform bava bakazibyaza umusaruro umuntu bita MC Good Girl nawe n'umuntu bita Gashumba naniye muri ahamara ariko ibikorwa biri kubaho hano ibintu TikTok abantu mutabonye zino video ngiye kuvuga kabisa munyandikiye kuri WhatsApp yanjye ubundi nzibahereze WhatsApp uri kubona kuri screen abantu mutabonye video y'uyu murundi kazi abantu mutabonye video y'umuramyi abantu mutabonye video za Baritazari abantu mutabonye video za Emeline abantu mutabonye video y'uyu nguyu yitwa Jihana abantu mutabonye video ya Diane kabisa ewan izo video zose ndazifite abantu mutabonye video y'uriya mu Minisitiri w'Urubyiruko muri Uganda umva n'izindi video nyine muzi z'abastari nk'uyu murundi kazi nawe ino video y'ideri gihanze vuba uyu nguyu uri kubona na video irahari ewan izo video rwose mvuze nimba utarazibonye nyandikira kuri 07 9 3 4 17 ubundi nziguhereze tu ubundi ukande subscribe ubundi turye shoretse go duhurire kuri WhatsApp kabisa ubundi ngutema iri kudukorera nago bibaho kabisa ibaze ko ngiye mu cyumweru kimwe ndabikuza nkahita njya kurangura direct kandi ibyo ndanguye iyo byungutse ndangura ibindi ubu turi muri gahunda yo gushaka amafaranga mani nta bintu byinshi none se reka nkubwire mu myaka 5 iri imbere ko perezida w'igihugu cy'u Rwanda ariwe Paul Kagame arimo aradutoza kwiteza imbere tukigira nk'abanyarwandakazi ejo nejo bundi kuzajya ujya gusaba akazi bakakubaza ngo ukora iki uzajya uvuga ko nta kintu ukora umuntu w'umukobwa ufite imyaka 35 nta soni ufite uzajya uvuga ngo nta kazi ugira ubwo igihugu cy'u Rwanda ubwo igihugu cy'u Rwanda barakimariye iki utabasha byonyine no kuba wakishyura imisoro y'igihugu ahubwo igaye wikubita incyaho wicaye mu ntebe ihangira umurimo rega na baje wazi ariko Jessica uzi ko ari abantu ejo bari kuvugira ahantu kuri live ngo abantu bose b'igisenyi bari kugufana ngaho aho uciye hose n'umwana n'umukecuru ngo bari kugufana byatari n'umuntu wabivuze kwa Simbakunda uzi impamvu se bari kumfana nuko babona nari ikigoryi shiri ntago ndi ikigoryi Jessica wakemera ko ari amandazi nari amakeke ari njye ubyikorera se nguki amanuze yo ndabizi amacapati amandazi n'amakeke n'injye ubyikorera imigati niyo ndangura gusa kandi ubu ngiye kuzandangura ya migati nyamara hano kuri TikTok hari abantu muhamubona mukajya uyu muntu ngo ni Jessica nababwiye kuva kera kaza ubwenge yarabanje yegereza famiye ye kwanza ibintu byose Imana yakugiriye neza uzabimenye mu bwenge kandi unasenga uzagera ku birenze ibyo ngibyo thank you so much nase wagize ngo ari amafaranga munyoherereze yo ndi nko gusaba byanshobeye wagize ngo ibyo nyasabiye mitambikora direct byose ubundi nagize namara kubikora nkicara nkahita mfata akabyeri nkicara mu gitanda cyanjye nkakanywa ndi kuvuga ati kuri kamera barahita bakwemeza nago nongera nkicara ndi kuvuga ati Miss Lopez nubwo najya i Kigali nago Serena zabura icyo kurya
cyo kurya ndagisize na business ntibazabura amafaranga y'umuriro ntibazabura amafaranga y'amazi wavugaga ngo umwana ararwaye wamuhaye umuti se bamuguriye umuti ndamujyanye muri prive bamuhaye imiti ubu yaryamye yayinyweye yamusinjirije hariya ni sawa sureba na gutyo ufite abo bana uzi imigisha igiye kubaho ngaho se kizakurenga umwana n'umugisha kandi buri mwana wese avukana isahani ye umwana we bari kurwarira rimwe bose ku murongo biri kuntera stress ibintu ntarimenyereye mu buzima nyine bizageraho kuko uri umuntu ubaha amakeke ubaha amabombosi ubaha bitweretse se kandi ibintu by'amasukari ku bana bya buri kanya ibintu byose urabibaha n'amabiswi n'ibiki so rero niyo mpamvu ariko bizagenda bigira mu gihe ariko uwo mwana ari kunywa iyo miti ntumuhe ibintu birimo amasukari ngo amaji kuko iyo miti niba ariyo mu nda nago yakwica inzoka iyo umuhaye ibisukari n'ubundi birongera bikagenda bigakuza no mu nda n'ibindi bamutekera amata oya amata nayo ku miti y'amanuze ntabwo ari myiza igikoma irindazi biba bihagije ku mwana urwaye gutyo so bakamwitaho ibiryo igitoki nta kibazo ibirayi umuceri bakaba baretse kumuha ibintu birimo ibisukari byinshi noneho yamara gukiruka akongera akabinywa nta kibazo natwe twese turwaza abana kandi abana kenshi barwara mu nda cyangwa bakarwara amibe cyangwa bakarwara infection zo mu maraso nicyo kintu abana bakunda kurwara kandi byose bituruka ku bintu by'amasukari kacitse imbaraga ahantu hose umubiri wose ibintu by'amasukari nyine isukari erega Jessica ibintu byose ngezeho reka nkubwize ukuri sibyo ibintu byose ngezeho ndabikesha Godfather uwo ni uwa mbere uwa kabiri ni Lilira Miracle babigizemo uruhare uwa gatatu ni wowe Jessica Boss Lady uwa kane ni Keza Turiske uwa gatanu ni Gigi uwa gatandatu ni Gashumba uwa karindwi ni Bishu ibi byose buretse gaciya buretse mbere yo gukomeza nshaka manze umve kano kantu buretse gatoya njye nayirebesheje amaso iriya niyo bita Gehinomu nagiye mbona imihora myinshi nabonye umuhora witwa Ishanga rero niba twavuga ngo ni ikibuti kiriya niba twakita igiki icyo nzi cyo gusa buretse ongera mve n'uyu nguyu Mwumvishe video yasohotse y'umukobwa witwa Kirabo Kisitu y'umusuwagege wenda ibyo reka tubyo ariko mbega urugo uziko wajya mukabyina mwa Jesus noneho iyo nabonye ntago ari ingiye iyo none hitumye mahamuka Yesu we toka uziko ndi kwikanga mu diamond Nyirantsura wa Nyayikivu ashobora kuba ari nyirakuru uriya mukobwa abandi bati ni umuhora wa Horumuzi abandi bati budiho buryo uva mwitako nta kuntu n'ubundi ari amataye yabura misoko ya Nile abandi bati turemeye noneho koko Nyabingi yaturutse Bugande rero nyuma yo kukumvisha abo bantu ikintu agira nkumvishe fresh nimba nawe utarabona ino video bro ewana ukaba uri muri babantu rwose bakiraho ngo basiketa ugomba gutunyandikira kuri nimero yanjye ingiri ukona kuri screen yawe 0793347225 ino nimero kabisa nyandikira kuri WhatsApp nawe ngugezeho nkwereke ikintu bitumuhora Horumuzi bro hano nanjye nayirebye mpita nyamanika we nyandikira nona direct shaka shumba nawe ndamushimira pe ukuntu yagaruye ari amazi urabyibuka kuno inda yari itangiye kuvuga ngo nta n'amazi agira muri toilette niko se Mubaraka w'amaso we y'umurari ngwino nkwereka amazi wikongera se kandi si wihannye kandi tujye kuguha ntuzavuze ngo iki Godfather oya nyine si yagiye akavuga ngo nta mazi ngera muri toilette yarabivuze nk'umuntu w'umugabo wo kugira ngo wishyure wasaba mama amazi ahubwo yagiye kuvuga ko nta mazi ngira ndakuvumye ntuzigere ubona umugore mu buzima bwawe yari kuza akakubwira ati ahubwo reka tujye kwishyura amazi kuyishyura ahubwo aribwo agambwira ngo telefone zapfuye ngo nta nkweto afite ngo amabogisi yashize shambabarira mana reba Jessica ubu nsigaye nicara mu nzira irimo udufaranga wabibonye mba mfite amanote urumva kuri mobile money aba ari amafaranga kubera iki mfite boyfriend w'umukire ufite akazi keza uwo musheri wanjye najya nsaba amafaranga mani niyo muhaye amafaranga arayanga nimba batinya ko nidishwana nzabivuga
umugabo ntagusaba ahubwo araguha iyo arampakanzana ikintu keretse cyose wenda agize nshaka nk'ikibazo kuko uzi ko agufasha nawe ukamufasha. kandi ambwira ngo nta nubwo nafungura araseza inkweto ze ni umukire kundusha. Ubundi abantu mutapinge ubu nsigaye nkundana n'ingagari ziri mu rwego rwanjye ubuhungu bw'ingegera bwirirwa bunsaba ngo wamahiye ngo ndaburaye ipfuka kubitwe n'inkuba na nyoko wakubyaye yarakwanze ni njyewe ugiye kukugaburira. Yes. Hana yanjye ibihumbi ijana ndabona utazabigeraho wowe. Ibyo bihumbi ijana bari kukubwira. Uzabigeraho ntabwo ntacyarubwo nukanye. Kuba mvuze ngo ukanye nyine wari wibagiwe. Ubu tugiye kujya muri systeme ntabwo nukanye nashiduka nacitswe. Ugira umujinya uzamuka oya uramyutinga se kandi abantu bose bicaye ahangaha ariko namwe mu muri ntuza ya Congressman wancaga intege. Congressman ikintu nakubwira gusa we ayoboye pano akanyikoreza bene wacu. Jessica undukana muri discipline. Uyu muntu aranditse ngo Jessica nta kintu wabwira Congressman wagucaga intege ugiye gufungura boutique kandi koko ibintu no muntu avuze tubiha agaciro. Nerisaza ubwenge yari ahari uwo munsi Congressman ari kuvuga ngiyo boutique ngo uzahomba mwaza nkuba. Umva rero nkubwire we Congressman, icya mbere cyo uri umugore utiyubaha ngo wiheshe agaciro. Icya kabiri cyo uri umugore utigirira icyizere. Wowe ubwawe icyizere warangije kugitakaza zamani. Niyo mpamvu utazigera utera imbere uzahora uvuga ati naburaye mu 10,000 by'ibirayi maze igihe narya kubera gusenga abadayimoni babaye benshi sinyifata ifaranga. Impamvu utarifata ugize imyaka 40 uzugataka ngo urashonje. Hanyuma nugira imyaka 60 ninde muntu uzaba ukikugirira impuhwe ko nta n'umuntu uzaba ukunyweraho amazi sibyo uwo mwana wawe wabyaye ko ari wowe wenyine uzaba ugukunda ukwitayeho. Twigire mu makoyini tubyibure. Nimba umukobwa ari kwiteza imbere ukavuga ngo ntacyo azageraho, ndagira ngo umenyeshe ko mfite boutique sinagiye no kuyongera. Wicare wige mutapinge. Twitapinge twigire mu makoyini guys. Na ubundi se ibya TikTok ko mu gitondo havuka erega kuri TikTok ngiye sinzi ikintu muzi. Kuri TikTok havuka abantu bashya, hakavuka abakire bashya, hakavuka aba followers bashya, hakavuga buri muntu wese mushya. Wa wundi wakwanze cyangwa utagukunda umutakure ugahita ubona abandi bashya gutyo. Na mpamvu rero nabirenze. Mutapinge mutapote la famille. Brown ko mutavuga, baby ko mutavuga. Kandi ndashimira nyine abantu mwese mwatumye njye na Gashumba duhinduka. Man nago tuyitukana. Nimba muzi Jessica na Gashumba kera kuntu batukanaga. Ibaze ko twakuraraga live kwera mu gitondo kugeza ejo mu gitondo tukiri gutukana. None tukaba mushobora kuba namara icyumweru cyose cyangwa Gashumba mutarumva ikintu na kimwe kibe mu kanwa kacu. Ubwo ntabwo mwashimira abantu baduhinduye. Ari buyu Jessica, Karimu, Godfather, Lilira Miracle, Keza Triske, Biju. Twagize inshuti z'umumaro zatugiriye inama nzima. Niyo mpamvu natwe sibye ko ngiye nananiranye kereka nibanima amaguru. Oya uwe ntukajya ugenda ujya uguma ntuzirugutire. Izo ubonye urugute wicecekere ibindi byose. Byaranze Jessica munsengere mukomeze mupfukame. Iyi game itambabarira witware neza. Iyi game utaha nijyaho uzabona umusaruro kandi mwiza cyane. Erega hano kuri TikTok abantu badukurikirana bose baba bari Jessica wabyihoreye mwana wa mama ko ngewe nubwo iyi game ntayijyamo ko mfite Lilira Miracle nkagira wowe nkagira Gigi nkagira Godfather. Ubu nzabura icyo kuryamo ariko ko ngenda bizera ntago wakibura. Jessica nubwo TikTok itamo amakoyini mbafite mwebwe muri life yanjye. Mani nta kintu na kimwe naba mfite Imana, naba mfite abavandimwe bangira inama nzima baneza imbere kandi banankunda ntacyo banciye nta nicyo ariko se ubonye abandi bantu bashyashya. Ibaze ko nkunda nta kintu nta kintu mbamariye ariko mukankunda mani nakora n'amakosa bikabababaza mba ndi kubibona. Noneho ikindi gikurikiyeho turashaka n'abandi bashya bajya baza noneho bagukandeho ujye ugera ku 100,000 buri munsi hano. Nicyo dushaka.
ugafokasinga ahangaha kuri iyi platform kandi ndabizi ko bizagenda neza. na filime bita Icyanzu, Mana Nyagasani, episode ya 2 yageze hanze, mugende muyirebe muyikunde. Nzi gukina filime mana, mfite impano nyinshi zagiye zimfukirana zigapfa kubera kugira ibigare bibi, ibigare bimwe urumogi, ibigare bimwe inzoga. Urumva nta kindi kintu n'ukwicara nkumva ngo polisi ziradutengo ahantu bacomeye, nanjye bakanyorera mu mwandiko, ugasanga life yanjye iragiye, ugasanga ndi kugendana na Mana Nyagasani n'abakobwa bandi uvuga ngo ese ngo wamaye prote ngo yijana, ngo prote ya senkani. Ubwo bukobwa bwose, ubwo bugegera bwose nabutaye Kigali, ubu naje guhiga igiceri Musanze. Niyo mpamvu mubona ukwezi kumwe mfungura akabari, ejo nkazana rogi, ejo boutique, ejo buri nzazana na shop y'inkweto n'imyenda, kugira ngo murekune ari Imana. Ibigare bincuka mwese narababorotse, mwarapfuye mu mutima wanjye, narabashyinguye n'umubiri yanyu nta nubwo yagaragara. Ubu ndi kwa Jessica Karimu, kwa Keza Triske, kwa Lilira Milake, kwa Godfather, kwa Biju, kwa Empress, kwa Kabini mbari witwa ngo ni Baby. Uyu Baby nawe rero mani mutape Baby ariko Baby ari busy. Ndahari ndimo ndamwumva. Okay, nagize ngo naguhari. Oya ndahari. Kindness shango ngukanda umwana wa mba nagukanzeho kare, ahubwo njyewe ngeza kuri 2K nagarutse. Arutunura naringiyemo nagarutse. Kindness dore niwe muherwe dufite, kora muri gift gallery, ukore kuri ntuze kuri hara hejuru kwa hosta, ukande kuri hatimi. Mbese ibintu byose ubishyire ku murongo, niwe mukire dufite ahangaha. Kindness imyutungure, twese udukandeho, uturebane ijisho ry'impuhwe. Urakoze. kandi umva ndagira ngo nshimire abantu mwese munkunda kuri TikTok. Imana bawe umugisha pe utagabanyije, kuko abakiriya bose ngira nyine mu kabari kenge abenshi baba ari aba TikTok gift, baza bavuga ngo nitutabona Jessica ntabwo tunywa. Kwa Jessica ubu akabari karafunguye.